ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi nibe gaciro komeza uzajya udukurikirana mu by'ukuri natwe ntago tuzigera duhwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose. Icyo usabwa ni kimwe gusa, kora subscribe kuri channel ubundi ukane no kukazogera kugira ngo amakuru yose azajya kugeraho 5/5. Amazina yanjye nitwa Ikishimwe Emmanuel. Inkuru nta yindi iri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu binyamakuru yaba ku mbuga nkoranyambaga, abantu bacitse ururondogoro. Yitwa Tuyishime Joshua ariko twamumenye nka Jay Polly, umwe mu banyamuziki batanze ibyishimo byinshi ku banyarwanda. Umuntu wiriwe akurikirana ibitangazamakuru byo mu Rwanda, yaba radio yaba televiziyo yaba ibinyamakuru byandikira kuri murandasi yaba ama YouTube channel izikorera kuri YouTube. Hano hose abantu ntabwo bishimiye inkuru yatangajwe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane, aho Jay Polly bavuze ko yitabye Imana mu rukerera ahagana saa 10:30 za mu gitondo. Nibwo inkuru yagiye ahagaragara. Havuzwe ibintu byinshi, hatangajwe ibintu byinshi ndetse benshi barababara cyane. Nk'ubu mu kanya nahoze ndimo numva radio, abafana barimo barahamagara kuri radio, barimo bararira, barimo baravuga ntabwo bishoboka, ntabwo umuhanzi wacu Jay Polly yadusiga. N'umwe mu bantu bahirimbaniye umuziki kugeza ku rwego cyangwa se ku mwuka wa nyuma. N'ubu ngubu yaragikora kandi akora indirimbo nziza. Arafite abafana be ku mutima, abafana bakunda rap by'umwihariko bakunda old school, bahamagaraga barimo bararira ku rwego rwo hejuru bavuga ati no, Jay Polly ntabwo yaducika. Ariko byabaye ubu ngubu Jay Polly yamaze kwitaba Imana, ntabwo akiri kubarizwa mu mwuka w'abazima. Si abafana gusa n'abantu babarizwa mu myidagaduro yo mu Rwanda, yaba abanyamakuru yaba abahanzi bagenzi be yaba abanyapolitike cyangwa se abandi bantu bari bo bose bababajwe cyangwa se bashenguwe n'urupfu rwa Jay Polly ku rwego rwo hejuru. Benshi bakibaza icyaba cyamuhitanye, benshi bakibaza icyaba cyatumye uyu muhanzi legend waharaniye ko injyana ya hip hop yatera imbere. Benshi tukibaza icyateye urupfu rwe. RCS yatangaje ko ifite amakuru yibanze yuko Jay Polly yasangiye na bagenzi be uruvange rwa rukoro yifashishwa mu kogosha. Urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS rwatangaje ko Tuyishime Joshua wamenyekanye nka Jay Polly yitabye Imana kuri uyu munsi mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nzeri 2021 ahagana saa 10:30 za mu gitondo. Umuraperi Tuyishime Joshua cyangwa se nyine Jay Polly wafatwaga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda, ndetse nawe akaba yakundaga kwiyita Kabaka, bisobanuye umwami, yitabye Imana mu rukerera rwo kuri uyu wa kane tariki ya 2 Nzeri 2021 azize uburwayi, akaba yaguye mu bitaro bya Muhima. Jay Polly yari amaze iminsi afungiye muri gereza ya Nyarugenge mu murenge wa Mageragere, aho yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Nyuma yuko yitabye Imana, umurambo wa Jay Polly wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru ahagana saa 4 za mu gitondo kuri uyu munsi wo kwa kane kugira ngo hakorwe isuzuma hamenyekane icyamwishe. RCS ivuga ko Jay Polly yari ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza hagana saa 12 z'umugoroba, aho yahise yitabwaho n'abaganga. Iri tangazo ryasohowe na RCS rikomeza rivuga riti bimaze kugaragara ko akomeje kuremba, yaje kujyanwa ku bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho n'abaganga, ariko birangira aje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru yibanze rufite ari uko Jay Polly na bagenzi be babiri aribo Harerimana Gilbert ndetse n'uwitwa Iyamuremye Jacqueline basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwaga n'imfungwa cyangwa se abagororwa biyogoshesha amazi ndetse n'isukari, byose byari bivanze n'iya rukoro. Ni nabyo byamuviriyemo kwitaba Imana nyuma yo kubinywa, ndetse ibi byavanzwe nabo ubwabo. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa RCS SCP Peli Uwera Gakwaya rivuga ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB hamwe na Rwanda Forensic Laboratory cyangwa se RFL
batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekanye icyateye urupfu rw'uyu muhanzi Jay Polly, umwe mu bahanzi bakunzwe cyane mu by'ukuri. Yego nibyo, niyo umuntu yapfuye abantu benshi barababara, ariko urukundo abafana ba Jay Polly bamukundaga ntirugereranwa. Abantu bababaye cyane, abantu bafite agahinda cyane kubera urupfu rw'uyu musore wapfuye afite imyaka 33 gusa. Yapfuye hakenyutse kuko yavutse mu mwaka 1988, yitaba Imana mu mwaka 2021. Uyu munsi nyine yapfuye hafite imyaka 33 nibwo yitabye Imana. Yapfuye kiri muto cyane, ariko niko bigenda mu buzima, buriya Imana niko iba yabishatse. Bimwe mu biganiro byatanzwe n'ababanye nawe bya hafi, harimo ibyamamare nka Bulldog ndetse na Riderman, umwe mu bafatanyije nawe nyine mu kuzamura hip hop mu Rwanda, dore ko Jay Polly yakoze ibishoboka byose kugira ngo injyana abanyarwanda bayumve ndetse banayikunde. Yari imirimbanyi, yari umusirikare nk'uko Riderman yabitangaje. Ikinyamakuru dukesha iyi nkuru Inyarwanda kivuga ko bagerageje kuvugisha Bulldog, ariko bikaba byari bigoye cyane. Biragoye cyane kuvuga injyana n'amateka ya hip hop mu Rwanda utavuze umuraperi witwa Jay Polly, umwe mu babayingi za mwamba y'iyi njyana, ndetse akaza no kubitafari kuri uyu muziki nyarwanda, mu gihe benshi batari bakamenye ibyo ari byo, cyane ko n'imbuga nkoranyambaga zari zitaraza. Yaje mu bihe bigoye cyane, arasunikiriza bikoreramo, ndetse aba umutsinzi kuko yatanze ibyishimo ku banyarwanda babonye ko ari we ukwiriye bimwe mu bihembo byagiye bitangirwa mu gihugu, birimo na Primus Guma Guma Superstar yatwaye mwaka 2014. Urupfu rutwara abasore, urupfu rutwara inkumi, urupfu rutwara amajigija ndetse n'ibikwerere, urupfu ruragapfa rupfakare. Ayo ni amagambo yaririmbwe n'umuhanzi w'umunyabigwi Byumvuhore Jean Baptiste mu ndirimbo ye yise Urupfu. Imwe mu ndirimbo zaririmbwe ku rupfu zumvikanisha akababaro, amarira n'agahinda kadashira urupfu rusiga mu muryango, inshuti n'abavandimwe. Byumvuhore we arusabira igihano cyo gupfa, akarenzaho ko utabonaho uruhungira ku isi. Korali y'Abadiventiste yitwa Ambassadors of Christ, nyuma yo gupfusha bamwe mu baririmbyi bayo baguye mu manuka, bakoze indirimbo bise Kuki wabyemeye, ari aho baririmba bagira bati kuki wabyemeye Imana yagasane ibyakababaro nk'ibi ngibi. Nifashishije amagambo kubera urupfu rwa Jay Polly rwaje rutunguranye mu by'ukuri, ndetse abantu batabyiteze tubika bibituraho, ugasanga abantu barababaye cyane. Mu by'ukuri abantu bafite agahinda kubera urupfu rwa Jay Polly. Ibyamamare bitandukanye mu Rwanda byashenguwe n'urupfu rw'uyu muraperi mu buryo bwose bwerekana ko Jay Polly yari ingenzi, ndetse bazirikana ibikorwa bye byose, aho yakuye injyana ya hip hop mu Rwanda naho yayigejeje cyane mu bikorwa bye ko byigaragaza cyane. Mu kiganiro n'Inyarwanda, muraperi Bulldog, umwe mu bafitanye ubuzima bw'umwihariko na Jay Polly mu kiniga cyinshi, ntabwo yigeze yifuza kugira icyo atangaza. Ibyumvikanisha koko yashenguwe ndetse akagorwa no kwakira urupfu rw'uyu muraperi, aho mu magambo ye bwite Bulldog yagize ati hangane tuzi kuvugana nimugoroba. Riderman, umwe mu baraperi bakomeye cyane mu muziki nyarwanda, ndetse umwe mu basa n'abatangiranye cyangwa se n'abatangiriye rimwe n'umuraperi Jay Polly mu gihe kimwe neza, kuko Jay Polly yatangiye umuziki mu mwaka 2008 mu itsinda rya Tough Gang. Mu kiganiro giteye hayi Inyarwanda mu gahinda kenshi, ndetse wumva ko nawe ari ibintu byamunaniye kwakira, yihanganisha abakunzi b'injyana ya hip hop. Magambo make yagize ati nukubihanganisha kabisa, nta kindi kintu umuntu yababwira, dutakaje umuntu w'umusirikari cyane, mukuri ntabwo turabasha kubyakira. Babinyujije ku mbuga nkoranyambaga, abahanzi ndetse n'abafite aho bahuriye n'umuziki nyarwanda berekanye akababaro kabo, ndetse ko bashenguwe n'urupfu rw'umuraperi Jay Polly witabye Imana azize uburwayi. Jay Polly yari akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge, akaba yari afungiye muri gereza y'Amageragere, yitabye Imana ubwo yari ajyanwe mu bitaro bya Muhima.
hanzi barimo Butera Knowless, barimo Israel Mbonye, barimo Riderman, barimo Tom Cruise, barimo Meddy, barimo The Ben, barimo Mr Kagame, barimo abantu bose bafite ahantu bahuriye n'umuziki nyarwanda bamwifurije iruhuko ridashira kuri Jay Polly. Drop your comment nawe uvuga ngo iruhuko ridashira ku muvandimwe Jay Polly, umuhanzi wakoze ibishoboka byose kugira ngo injyana ya hip hop mu Rwanda ifate indi ntera ikomeze itera imbere, kandi ubu ngubu byarakunze. Ubu ngubu injyana ya hip hop irakora cyane, nabo basigaye ari abasitari bakorera amafaranga menshi cyane. Nyamara uyu mugabo ari mu bantu babitangije ndetse bakabishyira mu bantu bakumvisha abantu ko ibi bintu nabyo bishoboka mu gihugu cy'u Rwanda. Komeza kugubwa neza, udahwema kudukurikirana umunsi kundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Komeza kugira ibihe byiza. Amazina yanjye nitwaye Kuyishimwe Emmanuel. Komeza kandi no kugira umugoroba mwiza.